nkwereke uko nawe ushobora kuba wakwikorera application zawe zikaba nk'uku nguku, ukazajya mbese zigahinduka uko zagaragaraga muri telefone yawe, ukabikora neza cyane nk'uko urimo ubibona nk'uku nguku. Ngiye kukwereka intambwe ku ntambwe uburyo ushobora kuba wabikora akantu ku kandi witonze neza cyane, nawe telefone yawe nawe zikazajya zigenze zizenguruka application, zizenguruka nk'uku nguku urimo ubibona, iyanjye irimo izenguruka. Ni ibintu byiza kandi byoroshye cyane, kubikora ntabwo bigoye na gatoya cyane. Ndagusaba kuniza akanya ho gakeya cyane, nubwo yaba umunota umwe ndakwereka uburyo nawe ushobora kuba wabyikura. Urabibona neza cyane ko ahangaha urabona yuko telefone yanjye ni gutya imeze, urabona yuko irimo iranyereka isaha, urabibona neza cyane uburyo iba imeze uku nguku urimo urabibona neza cyane, urabona ko imeze neza cyane, urabona ko inyereka isaha, urabona ko itandukanye nuko yari isanzwe imeze. Urabona yuko na application zacu uje ugakanda gutyo, urabona yuko zirimo hasi nk'uku nguku nk'uko urimo kubibona gutya. Ni ibintu byiza cyane nawe bishobora kuba byagufasha nawe application zawe nawe zikazenguruka uku nguku. Nimba ukeneye kumenya uko bikorwa, were gusimbuka yino video, ihangane uyirebeho nk'umunota maze nkwereke uburyo ushobora kuba wabyikorera. Hanyuma none reka dutangirane nkwereke uko nabikoze, uko bimeze, uko nabigenjeje kugira ngo mbashe kuba nabikoze. None naje ndaza hano, reka kamanze mbikuremo byose kugira ngo dutangirane. Nabishyiremo hano muri setting, reka nze hano muri setting, ndaza hano gutya fungure setting nk'uko nguko mbikuremo telefone yacu ibe isanzwe, nkwereke uburyo ushobora kuba wabyikora. Naje hano muri setting, nza hano handitse management gutya nk'uku nguku gutya, ndahakanda gutya, hanyuma ndaza nkanda hano hejuru gutya nk'uku nguku gutya, ndaza manuka hano handitse ngo home app, hanyuma ndangije nza hano kuri kano kantu kanyuma akangaka gutya, ndaza ngakandaho gutya, telefone yanjye ihita iba igenze isanzwe. Ubu gutya telefone abona ko telefone mbese nta bindi bintu bya danger, nuko imeze nk'abona uburyo bugenze busanzwe. Ubu ngubu rero ntabwo aribwo dushaka kuba twakoresha. Noneho kubishyiramo ikintu ukora, uraza ahangaha gutya hano kuri App Store. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite ama megabyte, hanyuma ukaza hano kuri App Store nkwereka application tugiye kuba twagenze downloading. Gusa nyabuna mbere yuko dutangira ndagusaba kurikinga iyi video, ugatanga igitekerezo cyawe hasi muri comment, ikintu ushaka ko naza gukoraho muri video z'ubutana cyo ukakinyandikira hasi muri comment, kandi iyi video ukayisangiza abagenzi bawe nabo bifuza kuba bagenze nabo bamenya aka kantu k'ubwenge. Ikintu uraza fungura App Store yawe, yifungure nk'uku nguku, reka nze nyishake nitonze, ngiyi ndaza nyifungure nk'uku nguku. Hanyuma noneho uhituza ahangaha muri search yawe, uze muri search yawe ushake yino application iyi yanditseho ngo Alpha Heyboard Launch 4G, nk'uko urimo kubibona ngiyi hano hejuru. Uraza hano muri search gutya, uze ugahise uyishake, ukorere search, wandikemo Alpha gutya nk'uko nguko gutya, Alpha nk'uko nguko urimo urabibona neza cyane, Alpha Heyboard Launch nk'uko nguko itukora ukora research. Hanyuma noneho uratubona application, iyi application imeze nk'uku nguku. Iyi ngiyi mwibutsa ko application yose yavuye hano kuri App Store iba yizewe neza cyane ko nta kibazo ishobora kwagase yateza. Ikintu nakora ahituze kandi hano handitse installing, hanyuma ije muri telefone yawe. Nimba nafite muri telefone urayinstallinga, ngiye urabona ko nsanzwe nyifite. Ikindi cya kabiri kugira ngo urebe neza ko ariyo, witegereze neza cyane aha hasi urebe ko ifite utu tuntu turi ahangaye ko nakwereka, urebe ko ifite n'iki kirango cya mpande eshatu kwigifite, ifite ziramfuruka zinga eshatu, urebe ko igenze kigifite, hanyuma ugenze uyidownloading. Urategeza amakanya gacya cyane ije muri telefone yawe, hanyuma uzirebe muri tuno tuntu two hasi utungutu. Ubu ni uburyo iba igenze, uburyo ibikora, ubu ni uburyo ibigaragaramo, uburyo ushaka wayistaramo. Gusa njya uburyo ndi bukwereke ni ubu ngubu gusa, ubu ngubu bwa application zizenguruka nk'uko wabibonye. Ubundi nabwo nawe ushobora kuba wagenze wabyikorera, ifite amabara agenze atandukanye, nawe ushobora kuba wagenze wabyikorera. Ni ibintu byiza cyane. Ushobora kuba washyiramo password, iyi mibare ya password nk'uko nayikweretse, nawe ushaka kuba wagese wayikoresha. Ushobora kuba wanayihindura ikaba nk'uku nguku urimo kubibona, bitewe n'uburyo ugenze ushaka. Ndizera ko umuntu uri kuyidownloadinga buno application imaze kuba yagira muri telefone. Ikintu ukora rero uraza ukagenze ubwo imaze gufunguka open, ikintu ukora buretse gukanda hano open, kubera ko bishobora guhita bigucanga ukabona hasi hizeramo ibindi utagenze nk'ibyo kwamamaza, ugasanga birimo biragase birakugoye. Ahangaha buretse gukanda hano handitse open, buretse kwakanda ahubwo hita ubikuramo byose. Hanyuma uze hano muri telefone yawe, uze ushake setting, uze uyishake nk'uku nguku, uze uyishake nk'uku nguku. Hanyuma urebe ahantu handitse ngo app management.
umuntu wayibuze wenda niwe ushobora kuba wakoresha mbese akinjira kuri application agakora kuri open, ariko nimba iyi app management wayibonye ni byiza cyane. Hahita uza ugeze uyifungure nk'uku nguku, hanyuma uze urebe aka kajambo ka kabiri uturutse hejuru, uraza ugakandeho aka ngaka nashyizeho agafureshi kanditseho apps, ugakandeho hanyuma uhituza ukande hano handitse ngo home app. Ibi ngibi bishobora kuba wenda byakugora kugira ngo ubone hano handitse home app. Ushobora kuza hano n'ubundi muri setting, ndaje dukomeze ukaza hano hejuru muri search, ahangaha gutya hano hejuru muri search wo kwandikira nimba hahari, warangiza ukaza ukandikamo ngo home app. Nabyo bijya byoroha cyane, ushobora kwandikamo home app. Home app nimba mbese nari nkweretse utagenze era app management utagenze utayibonye, hanyuma none ukaza nkuko nambikweretse hano kuri app ukaza ukayinjiraho nkuko nabikweretse, ukaza hano handitse apps ukakanda gutya, ugatubona rino jambo ryanditseho home app, ni jambo rya gatatu turutse hejuru, ukarikandaho nkuko nguko gutya. Hanyuma ya application Alpha Heyboard nkuko nabikweretse ngiyi yahisiza hejuru, nawe nimba yadownloadinze niyo yahisiza hejuru. Nimba ufitemo izindi za launch nyinshi nazo urazibona ahangaha, ikintu urakora uraza uyimurire uyikoreho gutya kuri kano ko hejuru kuri iyo application, uyikoreho kano kantu kari mu kaziga ukimurire hariya nkuko nabikweretse ahangaha gutya. Aha gutya ukimara kubikora utegereze amakanya gake cyane birahita byikora. Urabona telefone yacu ihise igese irahita byikora neza ako kanya direct, mbese nabyo kugese nabyo gutinda. Urabibona neza cyane ko telefone yacu yagese yahise igense ihindukura, tegeza akanya gake cyane tayari. Urabona yuko application zacu zahise zihinduka. Akantu warukazi, nimba warukazi mbwira hasi muri comments. Aka nakantu keza cyane iyo wabikoze nkuko nguko ntabwo bijya bivamo. Iyo unyuze hara kuri open bihita bivamo, ureba nk'akanya gake cyane bigahita bivamo unyuze hara kuri open. Niyo mpamvu nanze yuko twanyura hara kuri open ahubwo tukanyura hara muri set. Ubu gucya bivamo ari uko ari we wagase wabisizemo. Aka kantu urabona ko ari akantu keza kandi k'ubwenge gatuma application zawe zijya ku murongo, mbese zikajya ku murongo. Niba ushaka gukora research ya application ushaka, hari uburyo ushobora kuba wabikoresha. Ushobora kuzuga kandi hano hari kano kantu, aka kantu kameze nk'akishakiro. Ikindi ushobora nimba ari application ushaka, ushobora kuba wazuga kora ku nyuguti itangira iyo application kuri izi ziri hano ku ruhande, izi zose uyikoraho zihita zigenze ziza. Urugero nidukora nko kuri setting, setting wenda reka nze wenda ariyo dukora nka setting, witegereza neza cyane urabona ko ari hejuru ihisiza setting isigenze ihisiza, kandi bitewe n'inyuguti igenze itangira. Aka kantu nimba uri kubona urukazi mbwira hasi muri comment. Rero nuko nguko ushobora kuba wagase wabyikorera nawe. Urabibona ko ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza cyane kandi bituma telefone yawe igaragara neza cyane. Urabona ko ni akantu keza k'ubwenge cyane, urabona ko ari akantu k'ubwenge nawe ushobora kuba wagase wagakoresha. Urabibona ko ari ibintu byiza cyane. Rero reka duhure muri video z'ubutaha, ndaje dukomeze kandi nukuri gutanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Nukuri ni umuco mwiza no gukanda like, ni umuco mwiza cyane. Video ukayisangiza abagenzi bawe. Reka duhure muri video z'ubutaha. Ciao ciao.